Twongeye kubasuhuza rero mwebwe muhora mudukurikirana ubutarambirwa cyangwa ubudahwema. Imana ibaha umugisha. Nabonye muri abakunzi bacu cyane. Gukunda utarabona cyangwa wabonye rimwe gusa ni ibintu bibera mu kwizera. Ndagira ngo rero ntimukarambirwe cyangwa mucogore, kuko Imana yacu yaduteguriye byinshi byiza izaduha kurujya munsi. Ndi ntegereje Imana Petahiya, niko ngarutse nk'uko nari isanzwe nganira namwe imbere ya kamera. Hanyuma muri kubona umukozi w'Imana mwamwumvise kenshi atubwira ko ari perezida wa korali Witsemba. Aha rero turi ni ku rusengero nk'aho korali ikorera i Gasovu. Murabona ko twicaye uruhande rw'igikarabiro. Ndi kugira ngo nkwibutse ko hari ibyo Imana yakoze udakwiye kwibagirwa. Igikarabiro cyane cyane iyo tukireba duhita twibuka corona virus. Birashoboka ko igihugu cyanyu yaba yaracitsemo, ariko ntibigasibangane mu mutima wawe, kuko hari icyo Imana yabikoreye. Ndagira ngo rero twakire umutumirwa wacu nka perezida wa korali Witsemba usengera ku itorero rya Gasovu muri ADPR. Adusuhuze, yongere asubiremo amazina ye ku bantu bashya bamwumvise cyangwa bamubonye bwa mbere. Murakoze. Haleluya. Amen. Murakoze cyane. Nitwa Ntamugabo umwe Etienne. Nkaba koko ndi umuririmbyi w'korali Witsemba, ndetse by'umwihariko nkaba na perezida wa korali Witsemba. Aha rero turi ni ku itorero rya Gasovu ADPR, n'ubundi muri paruwasi ya Rundoye. Urumva rero badukurikiranye aha muri kureba nyine kuri Gasovu, icyicaro cy'iryo torero hahoze ari paruwasi, ariko iza kwimuka mu buryo bwo guhuza amaparuwase twa paruwasi Rundoye. Ubwo aha ngaha niho korali Witsemba ibarizwa, ndetse iri torero rimaze igihe. Ni ukuvuga ko korali Witsemba yavutse nk'uko hari ibiganiro twabivuzemo ko yavutse cyangwa se yashinzwe mu mwaka w'1983. Aha ngaha rero yavukiye, kandi kugeza n'ubu niho igikorera umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Murakoze kutunyuriramo mutwigira, twatubwira no ku mateka ya korali. Hanyuma ndagira ngo nongere nkubwire cyangwa mbabwire mwebwe mudukurikiye, turimo turakoresha kamera imwe nako mikorofone imwe. Hanyuma rero tukaba tugira ngo muze kutwihanganira ku mpinduka muri bubone, cyane ko nyine ibihe bigenda bisimburana iteka. Uko bwakeye none siko bukejo. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo rero twibarize perezida wa korali Witsemba, umugabo mukuru, murimo muramubona. Hanyuma tumwibarize ikibazo kivuga ngo uko korali yaririmbaga ikivuka. Ni ikibazo mubajije, ariko nawe wakisubiza, ariko ndagira ngo we agire icyo abivugaho. Korali ikivuka ikirimo urubyiruko rwinshi, nimba yaravutse ari y'urubyiruko nabwo ntabwo mbizi, ariko korali ikivuka iracyari nk'uko yari iri mu miririmbire, mu ndirimbo zayo zihimbwa. Uko zahimbwaga kera n'uyu munsi niko zigihimbwa. Turagira ngo tumubaze atubwire muri makeya nka perezida. Murakoze cyane. Ubundi korali Witsemba ivuka ntabwo nari nyirimo, ndetse inavuka ntabwo nge nari ndakakira agakiza, kuko nahoze nsengera mu idini y'Abakatolike. Ubwo rero naje kwakira agakiza nk'uko hari ibiganiro nabivuzemo mu mwaka w'1999. niho
nabatijwe muri ADPR. Ubwo rero murumva ko nge nageze muri ADPR Witsemba iri kumara imyaka yaba iri nko muri 6 gutyo, mbese yari imaze igihe ibayeho. yego Ubwo rero bigaragara ko nyine nasanze korali Witsemba yarabayeho, ariko iyo ugeze ahantu ukurikirana amateka yabanje, ni ukuvuga korali Witsemba rero nakurikiranye amateka yayo nkimara kuyigeramo, noneho nanamaze kuba umuyobozi wayo, nakurikiranye amateka yayo ndetse no kumenya umugambi Imana iyifiteho. Ni muri ubwo buryo rero naje kumenya ko korali Witsemba igihamagarwa hari inshingano yahawe n'Imana. Inshingano yahawe n'Imana harimo kudatwarwa n'amategeko, bakayoborwa n'ubuntu, nk'uko Imana yasanze umukozi wayo Pasiteri Yakabumbye Etienne ari nawe dirija wa korali ndetse akaba mu bayishinze. Niho rero Imana imunyuzeho yamubwiye ko korali Witsemba Imana idashaka ko iyoborwa n'amategeko, ko ishaka ko iyoborwa n'ubuntu. Maze kuyigeramo numvise iryo sezerano bahawe, ndetse numva ko Imana yababwiye ko bagomba kwirinda kujya binjira mu byadutse, ko bagomba kujya babanza bakagenzura, bakareka Imana ikabayobora. Ubwo rero nuko korali Witsemba numvise amateka yayo ishingwa itangira, kandi aho tuhagereye natwe twakomeje gushimangira imvugo y'Imana ngo yubahirizwe. Niyo mpamvu nk'uko mubona korali Witsemba nyine, yaba indirimbo zayo za mbere yaba n'iz'ubu, ubundi ubona ko iri ku mwimerere wayo. Ntabwo rero igihinduka yenda hagendewe ku bihe runaka, ahubwo inakomeje nk'uko yahamagawe nta nuko inari. Icyakora birumvikana yavutse harimo urubyiruko rwinshi, ndetse bisa nk'aho bari nk'urubyiruko gusa, ariko bagiye bagenda bakura, bagiye bagenda bashaka, kugeza ubu korali Witsemba igizwe n'ababyeyi n'abagabo ndetse n'urubyiruko rugenda rwinjiramo, ariko urumva ko abenshi babaye muri yo igishingwa, ubu barakuze n'abakecuru n'abasaza, kandi dushima Imana ko hafi ya bose batangiranye nayo usanga banarimo. Muri make rero ndumva korali Witsemba nk'uko mvuze indirimbo zayo, nuko nyine korali Witsemba kubayikurikirana, numva ko indirimbo nyine ubasha kuyumva ugahita uvuga uti indirimbo ni ya korali Witsemba bitewe n'injyana yenda yayo mumaze kugenda mumenyera. Nuko rero bimeze, ndumva muri make ari icyo nababwira kuri korali Witsemba. Murakoze. Murakoze cyane. Muti mu byo muvuze nkuyemo ibibazo bibiri. Icya mbere ni ikibazo kigendanye n'uko Imana yabategetse ko mudakwiye gutwarwa n'amategeko. Icya kabiri nibajije se kugira ngo ubashe kuba uri perezida uyu munsi, mbere y'uko uba perezida haciye abaperezida bangahe muri korali Witsemba? Wagiye kuba perezida hamanje kuvaho abaperezida bangahe?
mu myaka korali Witsemba imaze? Icyo ni ikibazo murasubiza. Hanyuma ikigendanye n'intuza n'amategeko, tujya twumva korali hirya no hino nk'uko twagiye tuzibamo tunazirimo, ugasanga umuntu baravuze bati dukeneye umusanzu uyu n'uyu, nutawutanga ntuzongera kuririmba, cyangwa se ugomba kuwushaka paka ukiharahara. Rimwe na rimwe ntibarebe uko abantu bagenda barutanwa muri korali, ahubwo buri wese bakamuha angana n'ayundi. Ese mwe muri korali ntibibamo? N'ubuntu gusa, kuyoborwa n'ubuntu gusa. Mwasimbuye abaperezida bangahe muri korali Witsemba? Murakoze. Murakoze cyane nk'uko mubimbajije. Ubundi nageze muri korali Witsemba nge mu mwaka w'1992. Murumva ko korali Witsemba yari imaze imyaka 9 ivutse. Maze kuyigeramo rero naje gukurikirana uburyo yayobowe ikijyaho. Kuvuga ngo yashinzwe na pasiteri Yakabumbye, ubwo agenda ayobora mu buryo bw'ubutoza, ndetse mw'ibyo bihe wasangaga umutoza hari n'igihe yinjira no mu nshingano za perezida, babitaga abashefu de korale, ku buryo mbese wasaga shefu de korale nka dirija yinjira mu mirimo myinshi ireba perezida. Ni no mu ubwo buryo rero yayishakiraga n'ibyatari dirija, ariko bigaragara ko nyine mbese ari we mbese wari usa nkaho yihagarariye. Ariko yaje none kuyoborwa n'umupasiteri witwaga Faustin Ntibiringirwa. Ubwo rero igihe kiza kugera aza kuba atagikomeje kuyiyobora, iyoborwa n'umukobwa icyo gihe witwa Batumyende Tasiyana, ndetse ubu na madame pasiteri Yakabumbye. Ubwo rero nge naje kuyobora korali Witsemba ari we nsimbuye mu mwaka w'1994. Niho ubwo nafashe iyo mirimo yo kuyobora korali Witsemba. Ubwo Imana yakomeje kubana nanjye kugeza ubu. Ubwo nane nge ukiyoboye korali Witsemba. Muri make mwari muvuze muti twumvise mutubwira ko korali Imana yababwiye ko mudakwiye kuyoborwa n'amategeko, ko mukwiye kuyoborwa n'ubuntu. Muti se hari umuntu agenda uko yishakiye, ubwo mbese bimeze biti? Mu by'ukuri Imana ikimara kuvuga ko idashaka ko iyoborwa n'amategeko, ikintu cyigishwe cyane muri korali, nk'uko amakuru nayabonye cyangwa se nanayahawe, bigishijwe ubuntu icyari cyo n'amategeko icyari cyo. Ubwo rero basobanukirwa ubuntu, bituma bumva ubuntu icyari cyo, n'ubundi rero bagakora batagendeye ku mategeko, ahubwo bagendeye ku buntu. Ni ukuvuga ngo rero ahari amategeko baravuga bati niba ndatuyegura igikoresho, umuntu atanga umusanzu ungana gutya, utarawutanga arava muri korali. Ariko korali Witsemba si uko yo ibikora, ahubwo iyo hari gahunda igambiriwe, yenda sari igikoresho kigambiriwe, tuvuga agaciro kacyo, noneho tukabwira abantu tuti rero hakenewe amafaranga. None umuntu agendeye ku bushobozi afite, kuko n'Imana ivuga ko umuntu akwiye kwitanga akurikije ibyo afite. Umuntu nakore tugere kuri kiriya gikoresho. Niho rero umuntu ashobora kuvuga ati ngewe yenda ndabona se ibihumbi 10, undi ati se nabona 5, undi ati nabona 20, hano wabona 1000. Uko mbese abantu bagiye batandukanyije ubushobozi, umuntu agakora uko imbaraga ze zingana. Ntabwo tugira rero kuvuga ngo ubwo udatanze angana nka runaka yenda turaguhagarika. Oya, ntabwo ari uko dukora. Ndumva rero niyo twagambiriye gukora nk'ibyate, uko dukora imirimo y'amaboko, duhinga ibiraka cyangwa se yenda se cyangwa imisiri, dukora imisiri mu buryo butandukanye. Ubwo iyo twakoze nk'ikiraka rero, abatabonetse kuko bagize impamvu, ku bwa buntu
abasha no kujya kwishyura umubyizi n'abandi batagiye akajya guhinga, kimwe nuko ashobora no kuzana amafaranga y'umubyizi. Nuko ubwo rero muri make nuko dukora, kandi mu gihe tumaze tubona umurimo w'Imana ugenda ukorwa, tugashima Imana ko hari naho tubona hari amategeko rwose, ariko ukabona n'ubundi tutavuga ko yenda ariho bigenda neza gusumba. Twebwe Imana yabwiye ngo muyoborwe n'ubuntu. Shima Imana ko n'ubundi Imana idufasha, kandi abaririmbyi bakagenda bumva ubuntu icyo ari cyo, ku buryo umuntu akora yumva koko anejejwe no kurwa n'ubuntu. Murakoze. Namwe murakoze. Gusa hari icyo nungutse, ntabwo nari narigeze menya amakuru ko uwitwa Tasiyana nk'uko mubivuze uyu munsi ni madamu wa Pasiteri Kabumbye. Ntabwo nari nzi ko yigeze aba perezida wa korali Witsemba. Abantu rero baduteze amatwi, mbagiye mu mwenda wo kuzashaka perezida wacyuye igihe, nawe akatuganiriza atubwira uburyo yayoboraga korali nk'umuntu w'umukobwa nk'uko babivuze, akayobora korali Witsemba irimwo abagabo benshi, irimwo abasore, irimwo abakobwa, irimwo ababyeyi. Uwo mu perezidante ndamukeneye kandi nzamubagezaho. Hanyuma hari ikibazo nibajije kivuga ngo mwigishijwe ubuntu. Nibyo koko, naje kwibaza ni ukubera iki mwavuze ngo perezida wa mbere yabaye pasiteri? Ese yayoboye korali ari pasiteri, cyangwa yatangiye ari umukirisitu n'umuririmbyi bisanzwe baza kumugira pasiteri ari muri korali, cyangwa yabaye perezida ari pasiteri kugeza ubwo n'uyu munsi twumva ko dirija ari pasiteri? We turabizi ko yatangiye ari umuririmbyi, ari umubwirizabutumwa w'ubushake, baza kumugira pasiteri ariko ari dirija wa korali Witsemba. Ese n'uwo nguwo yabaye pasiteri ari perezida, cyangwa bamugize perezida ari pasiteri? Musubize icyo kibazo. Murakoze cyane. Ubundi ubona avuze wabaye perezida wa korali wa mbere, Faustin Ntibiringirwa, yari umubwirizabutumwa. Niyo makuru mbese dufite, kuko natwe twakurikiranye amateka yo kurumva nyine icyo gihe ntitwari duhari, ariko yaje kuba perezida wa korali ariko ari umubwirizabutumwa. Igihe kiza kugira rero aba pasiteri. Ntekereza ko anamaze kuba pasiteri nyine, kuko inshingano zari zibaye nyinshi, bishoboka ko n'ubundi yahise adakomeza nyine imirimo, ariko yabaye perezida wa korali ari umubwirizabutumwa. Yabaye perezida wa korali ari umubwirizabutumwa. Ayo ni amakuru abantu baba bakeneye kumenya ku muntu ukurikirana korali Witsemba, akaba ari n'umukunzi wayo. Tuba dukwiye kumenyana neza. Hanyuma ndagira ngo nongere mbasabe, nk'uko perezida wa korali, hari n'abandi baperezida badukurikira n'abaririmbyi batandukanye. Mwavuze muti indirimbo za korali Witsemba ntago zijya zikunda guhindagurika mu njyana, uko uzumva uhita umenya aho ikomoka. Hanyuma ndagira ngo mugire icyo mubwira abantu b'abaperezida babateze amatwi. Ni abakorali, ko nigeze kumva akantu bavuga ngo umunyonzi umwe yabwiye perezida wa repubulika ati abaperezida twaragowe. Ubwo rero nanjye mvuze perezida nka perezida wa korali, ntabwo mvuze uw'igihugu. Ubwo rero mugiye kugira icyo mubwira abaperezida b'amakorali baduteze amatwi, bifuza kuyobora korali neza, kuko n'imiririmbire barayishinzwe, bakaririmba ibintu bizagira icyo bimarira abantu, atari ukubyina gusa ngo umuntu acyure itutu, ahubwo dukwiye guhazwa n'ijambo biturutse mu kanwa k'Imana riciye mu baririmbyi. Mwagira icyo mubabwira? Murakoze cyane. Ubundi nibwira ko
korali intego yayo nkuru ni uguhimbaza Imana ndetse iyishakira abantu batarayimenya kugira ngo ibashyikirize umwami Yesu. Ubwo rero birumvikana ko ku bijyanye na korali, perezida wa korali aba afite umwanya munini kuko aba ashinzwe gukurikirana ibintu byose cyane cyane bikorwa na korali. Ni ukuvuga ngo rero ari ibiza yenda bimwe by'ubuyobe, perezida wa korali ni ushinzwe kuyibera amaso kugira ngo arwanye ibintu bigenda biza byatuma ivugabutumwa ripfa. Mvuge ko hari ibintu bigenda biza kandi ugasanga mu by'ukuri abaperezida bagombye kugira uruhare mu kubicyaha, kandi ugasanga yenda barabyita iterambere ariko rero ugasanga birica ivugabutumwa. Kuvuga ngo burya iyo urebye usanga injyana z'indirimbo z'Imana zagombye n'ubundi gutandukana n'injyana z'indirimbo zo hanze. Nimvuga izo hanze murabizi ko hari nk'injyana bita injyaruwa, usanga akenshi zikunze gukoreshwa mu tubari. Ziriya njyana rero burya ntabwo zakagombye gukoreshwa muri korale kuko ntabwo ari injyana zigendanye n'indirimbo za gospel. Havuga nti rero aho ngaho bagenzi banjye nk'abaperezida rwose tujye twinginga Imana idufashe kugira ngo tumenye ngo mbese izi ndirimbo zacu kugira ngo zigeze abantu benshi ku musaraba zaba zimeze gute. Rero nkagira ngo icyo nkibwire bagenzi banjye, kandi ndabizi ko icyo twese twifuza ni uko uyu murimo twawukora neza, Imana itwishimira. Ndumva rero ariyo nama nabaha. Icyakora ikindi nanone nakongera kuvuga nkagisubiramo, hari aho nigeze kukivuga cy'uko abaperezida tugomba gusaba Imana ikadufasha nanone tukagira urukundo rwo gukunda abo dushinzwe kuyobora, kuko bijya bitera umubabaro iyo perezida atamenye agaciro k'abo yashinzwe. Kandi agomba rwose gukunda umukumbi Imana yamushinze. Noneho kandi abantu bakunganirana, kuko birashoboka kwenda hari dirija yenda yaba hari ibyo abona hirya no hino yenda kumva ari byo byagombye kugenderwaho, ariko abantu bakajya inama bakarango mbese biriya bintu hari bije muri korali byatanga umusaruro ki. Noneho bagakora ikintu kiratanga umusaruro kikageza abantu ku musaraba. Noneho ikintu cyagaragara n'icyabuza abantu kugera ku musaraba bakakirwanya, cyaba ari icyaboneka gishingiye ku myambarire, nk'uko buno uri kubona hari abantu bafite imyambarire rwose ku buryo arahagarara imbere y'abantu aririmba ugasanga ahubwo abantu bamuhanze amaso, yabagerageje ne gutinya kubivuga ko hari imyambarire, aho kugira ngo yubake abantu usanga yabagerageje. Ubwo rero ibirimo nko kwambara cyane nk'utuntu tugufi ku bakobwa, usanga utuntu tubahambiriye, abahungu ugasanga mbese hari n'ab'imyambaro bagenda bambara amapantaro bita ngo ni amacupa. Hari ibintu bitagombye kwinjira muri korali, kandi perezida wa korali afite uruhare mu kurwanya ibyo bintu byose. Mvuze n'ibindi byagaragara nk'ibyakwica ivugabutumwa, harimo na bya bindi biriho buno ngo ni pocket, usanga abasore ngo bapokese, basanga ipantaro mu by'ukuri baratambuka kugira ngo ipantaro igiye kuvamo. Ibyo byose rero perezida wa korali abera amaso korali kugira ngo bye kuyinjiramo. Ubwo rero
nkavuga nti bagenzi banjye nk'abatuza b'amakorali, Imana ibafashe babere maso umurimo w'Imana kugira ngo ivugabutumwa twahamagariwe giye kugira inkomyi. Imana ibafashe, murakoze cyane. Mwavuze muti inshingano ya korali ni ukuvana abantu mu nzira y'ibyaha ikabageza ku mwami Yesu. Muri iki gihe usanga amatorero menshi nk'uko twe tubizi ko korali Witsemba iba mu itorero rya ADPR, usanga amatorero menshi akora ivugabutumwa ashaka ko abantu baza mu idini yabo cyangwa mu itorero ryabo. Ese mwebwe nka korali Witsemba yo muririmba, yo mwigisha, ni iyihe ntego muba mufite? Ni iyo guhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu? Ni iyo kubazana muri ADPR? Ni iyo kubigisha ngo baze muri korali yanyu? Ni iyihe ntego muba mufite muri makeya? Murakoze. Icyifuzo cyacu cya korali Witsemba ni uko abantu bahinduka, bagahindukira bakagera ku musaraba. Ntabwo ari iyo kuzana abantu mu idini, kuko Imana yo ntigira idini. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo Imana yashaka abantu bose bakizwa kandi bahabwa ubugingo. Ndetse ahandi ijambo ry'Imana rikatubwira ko hahirwa aho imitima iboneye ko bazabona Imana. Ntabwo rero ari ab'idini runaka. Niyo mpamvu tuvuga ubutumwa dushaka ko abantu bava mu byaha bagahindukira bakamenya Imana by'ukuri. Naho rero iby'idini si byo korali duhagazeho. Icyo duhagazeho ni uko umuntu ahindukira akava mu byaha. Murakoze. Muti Imana ntigira idini. Ibyo ni byiza cyane kandi biranumvikana ko Imana itagira idini. Hanyuma rero ndagira ngo tugere ku musozo w'umwanya wacu. Abantu baduteze amatwi bumvishe korali Witsemba, babonye perezida wayo, hanyuma bumvisha amateka yayo. Gusa umwenda tubagiyemo nuko tuzashaka perezidante wacyuye igihe tukamuganiriza akagira icyo ababwira nk'abakunzi ba korali Witsemba. Nuko ubwo rero igisigaye ndagira ngo twakire n'ubundi umutumirwa wacu ari we perezida wa korali, agira icyo atangariza abantu. Ni abaririmbyi, ni abakristo basanzwe, umuntu wese mu cyiciro arimo, kubera ko Imana izabaza umuntu icyo yakoze aho yari ari. Ntabwo izamubaza ati wewe wari uri perezida ibyo gusa. Uri perezida wakoze iki? Uri umukristo wakoze iki? Cyane ko umuntu wese afite inshingano yo kwamamaza Yesu nk'umwami n'umukiza, akabibwira n'abandi bakabimenya. Ibyo biryoshye ubihaho n'abandi. Imana ishimwe cyane. Reka rero tumwakire agire icyo atangariza abantu, hanyuma kandi namara kugira icyo abatangariza turaza kumusaba asenga Imana adusoreza n'iyi gahunda nyine nka perezida, ko nyuma ya perezida nta bandi baba bemerewe kugira ikindi bavuga. Sawa, murakoze. Murakoze cyane. Icyo nabwira bagenzi banjye bankurikiye ndetse n'abazankurikira ni uko ibyo dukora byose icyifuzo nyamukuru ni icy'ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu nabwira bagenzi banjye ko duhirimbanira gukorera Imana dukiranutse kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, kandi tugerageza kwicisha bugufi mu byo dukora byose. Nk'uko Yesu yatanze urugero mu gihe yafataga amazi akoza abigishwa be, yarababwiye ngo ushaka kuba mukuru abe umugaragu w'abandi. Abwira bagenzi banjye nk'abaperezida ngo be kumva ko yenda mu makorali bashinzwe ari abantu b'ibirenga gusumba abandi, ahubwo bace bugufi, bajye bamenya ko Yesu ari ukwiye guhabwa icyubahiro. Kandi nanone nkabwira abaririmbyi nabo ngo bagerageze gukorera Imana
bayubaha bayitinya kugira ngo bazabone ubugingo buhoraho. Kuko urasanga amakorari menshi muri kino gihe bisa nkaho ari nk'ibintu mbese by'amarushanwa, bijya bitera umubabaro. Genda ukabona korari ihawe indirimbo yaririmbe ndetse yagira nk'akabazo, indirimbo igapfa, ukabona bagenzi babo aho bari basa nkaho banezerewe, bamwe barasetse, ariko burya umuntu yagombye kugira n'umubabaro w'uko mugenzi we indirimbo igize ikibazo. Noneho mu by'ukuri abantu bakagendana bose bifuza mbese ko imirimo bakora yagenda neza. Nkavuga nti rero abaririmbyi rwose nabifuriza gukora umurimo w'Imana batahiriza umugozi umwe, bakundana, mbese umuntu yumva ko n'ubundi ari urugingo rwa mugenzi we, ku buryo mbese abantu bakundana rwose pe, bagahana agaciro, umuntu agashyira imbere mugenzi we. Imana ibafashe rero baririmbyi munkurikiye muri hirya no hino, Imana ibashoboze gukora umurimo w'Imana muri umwe, mukundanye rwose, ku buryo Satani atazana ibintu by'ibice muri mwe. Ndagira ngo rero dusenge Imana, kandi rwose mbasaba ngo Imana ibafashe kubwira ivugabutumwa dukora, ni ivugabutumwa Satani arwanya cyane. Imana idufashe natwe twihagararemo neza kugira ngo tuzageze abantu benshi ku musaraba. Imana ibagirire neza. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu ndagushimiye, dushimiye ko uri Imana igira neza. Banye natwe muri uwo mwanya ubwo twari turimo dutambutsa iki kiganiro, kugira ngo Nyagasani tubashe gufashanya mw'uyu murimo twahamagariwe w'uburirimbyi. Data, turinginze ngo uduhe imbaraga zo gukora uyu murimo nk'uko bikwiriye, cyane cyane tuwukore twirinda ibyaha, kandi duca bugufi, tugushyira imbere, tutanezeza abantu, ahubwo duhirimbanira kukunezeza wowe waduhamagaye. Fasha perezida w'amakorari kuyobora bakunze umukumbi bashinzwe nk'abazawubazwa, kandi ari icyitegererezo, kugira ngo Nyagasani intama bashinzwe nazo zibashe kubareberaho. Urakoze Data ko n'ubundi unyumvise, kandi ukomeza kutugirira neza. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.